Zaburi ya 10. Uwiteka, niki kiguhagaritse kure? Niki gitumye wihisha mu bihe by'amakuba no mu by'ibyago? Ubwibone bw'umunyabyaha bumutera kwirukanira umunyamibabaro cyane kumufata, icyampa bagafatwa n'uburiganya batekereje. Kuko umunyabyaha yihimbariza ibyo umutima we wifuza, kandi umunyazi yimura Uwiteka akamusuzugura. Umunyabyaha nk'uko ubwibone bwo mu maso he buri, aravuga ati ntazahora. Ibyo yibwira byose bihurira muri iri jambo ngo nta Mana iriho. Inzira ze zikomera iteka, amateka yawe ari hejuru cyane aho atareba. Abanzi be bose abacurira ingoni. Aribwira ati sinzanyeganyezwa, kugeza ibihe byose sinzabona ibyago. Akanwa ke kuzuye imivumo n'uburiganya n'agahato, munsi y'ururimi rwe hariho igomwa no gukiranirwa. Yicara mu bico byo mu mudugudu, mu rwihisho yica abatariho urubanza, amaso ye ayatatisha umunyamibabaro. Yubikirira mu gico nk'uko intare yubikirira mu isenga ryayo. Yubikirira gufata umunyamibabaro, kandi koko aramufata akamukururisha ikigoyi cye. Yitugatuga yunamye, intwari ze zitsinda abanyamubabaro. Aribwira ati Imana yibagiwe, ihishe mu maso hayo ntabwo izabireba. Uwiteka haguruka, Mana manika ukuboko kwawe, ntiwibagirwe umunyamibabaro. Niki gituma umunyabyaha asuzugura Imana, akayibwirira mu mutima we ati ntuzahora? Warabibonye kuko ureba igomwa n'urwango kubishyiraho ukuboko kwawe. Umunyamibabaro akwiringira wenyine, ni wowe ujya utabara imfubyi. Vunagura ukuboko k'umunyabyaha, ushimikire ububi bw'umubi kugeza aho atazamusanganira. Uwiteka niwe mwami iteka ryose, abanyamahanga barimbukiye mu gihugu cye. Uwiteka, wumvise ibyo abanyamubabaro bashaka, uzakomeza imitima yabo, uzatyariza ugutwi, kugira ngo ucire imfubyi n'abahatwa imanza zibakwiye. Umuntu wakomotse ku butaka ye kuzongera gutera ubwoba. Amen.